Mwiriwe, abandi mwaramutse, abandi muraho. Amazina yanjye nitwa Amahoro Aime. Ubusanzwe ndi umuramyi w'indirimbo z'Imana. Ndi mushya kuri YouTube, ariko uburamyi bwo ni ubwa kera. Navuga ko nabitangiye kera. Uyu munsi rero nje mu isura nshya y'ikiganiro, ntabwo mwari mubimenyereyeho, ariko tubanye. Umutwe w'ikiganiro nabateguriye uyu munsi witwa abana b'imfura. Twese tumenyereye ko abana b'imfura ari umwana wa mbere, haba ku mugabo cyangwa ku mugore. Rero ikiganiro uyu munsi nateguye kiravuga ku bana b'imfura. Wakwibaza ngo ngiye kubavugaho iki? Ubundi hari ikibazo nabaza cyangwa nabaza buri muntu wese, kubera icyo abana b'imfura bakunze kubaho mu buzima butari bwiza cyangwa mu buzima bubakomereye, kandi baba bagaragara nk'aho bakunzwe. Ni ukubera iki? Muri make ni icyo kiganiro tugiye kuganiraho. Mfite ibintu byinshi ngiye kubabwira, nakoze icyegeranyo cyabyo, tubane. Abana b'imfura ashobora kuba umukobwa cyangwa se akaba ari umuhungu. Birumvikana iyo umuntu atabyaye umukobwa abyara umuhungu. Mu bintu biri nomo, umuntu abyara umukobwa cyangwa umuhungu. Ariko reka mpere ku bakobwa, ariko nkiri aho imbere gato. Abana b'imfura ni abana bavuka iwabo babategerezanyije amatsiko, ibyishimo byinshi cyane, nk'umwana wa mbere ugiye kugera muri uwo muryango. Muri make baba bitaweho ijana ku rindi, buri kintu cyose ku murongo, ku buryo abana b'imfura bashobora kubona ibintu bisa niba navuga bya mirenge ugereranyije n'abandi bana bakurikira. Ariko hanyuma iyo bamaze gukura, bageze mu myaka 7, 8 gutyo kuzamura, utararenga muri segonderi, ukiri no muri segonderi, ubwo ni hagati y'imyaka 18 gutyo, 7 na 18, hari ibintu njyewe ubwanjye nakoreye ubushakashatsi. Muribuze kumbwira niba ari byo muri comment, mumbwire niba tubyumva kimwe. Gusa nagiye mbibona mu miryango igiye itandukanye. Abana b'abakobwa bahura n'ibibazo byinshi. Sinavuga ko ari ibibazo, ahari wenda navuga ko bahura n'ubuzima busa nkaho bukomeye, kandi ababyeyi bo ntibaba babibona. Bo baba bumva ari nko kubagirira neza, niko navuga. Ariko mu by'ukuri abana bakabangamirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwe na bamwe bikaba byabaviramo imico mibi itari myiza, ikabaviramo uburara ndetse n'ibindi. Urugero nabaha, usanga abana b'abakobwa b'imfura bahabwa inshingano ziremereye. Ugasanga umubyeyi afite gahunda, agiye kugenda, asigiye umwana we w'imyaka 13 inshingano: wite ku rugo, wite kuri barumuna bawe. Afite barumuna bawe wenda banganya imyaka, barutana nk'imyaka 2, wite kuri barumuna bawe, ugende wite kuri ibi, ibintu byose bimuri ku mutwe. Muri make akenshi hari igihe usanga bafata inshingano zibarenze, cyangwa se bafata ibintu bibarengeje ubushobozi. Yego nibyo, tugomba kurera umukobwa cyangwa umwana, turerera igihugu, turerera ejo hazaza. Ariko nanone wakwibaza, ese uwo mwana w'imfura niwe turerera igihugu gusa? Ko akenshi dusanga izo nshingano tuzihereza abo bana ba mbere gusa. Nko ku mukobwa rero, akenshi usanga akura ameze nk'aho ari mukeba wa mama we, cyangwa se wa nyina, reka mvuge gutyo mu kinyarwanda cyiza. Ugasanga asa nk'aho ari mukeba. Biriya bintu bivahe? Njye nararebye nsanga kuriya umubyeyi w'umumama buri mwanya bamubwira ngo nsange wakoze ibi, igihe kimwe na barumuna be bakora ikosa, ugasanga mukuru wabo niwe baje bahana, kandi wenda ntiyaranahari, bakoze ibyo bintu. Urebahe umwana we yishyiramo ko mama we atamukunda. Akenshi umwana
ashobora kutabitekereza wenda kuri level iri hejuru, ariko agatima gakubita akavuga ati wayi kubera iki ngewe, kubera mama abigenza gutya, kuki barumuna banjye bo bitagenda gutya. Ugasanga ni inshuti ya papa we cyane. Kubera iki? Papa we bahura gake, bahura nyine amutetesha, amuhereza ibyo yamusabye. Akenshi usanga abana b'imfura b'abakobwa, iyo papa wabo ari nko mu kabari ku bantu banywa inzoga, usanga ari kuvuga abo bana, ugasanga wenda niba ari Karine ati umwana wanjye Karine, kandi ubwo wenda afite barumuna be, papa we ntari kubavuga, ari kwivugira umwana we Karine w'imfura. Kandi mwibuke yuko mama we umubano wabo utameze neza, kubera mama we ashaka kumuhereza inshingano zimurenze, kandi umwana we akabona akasa nk'ubona ko ari nko kumutoteza kuko bidakorerwa barumuna be. Ikindi wenda nko kuri iki gihe iterambere ryaraje, abantu dufite abakozi mu ngo, usanga ikosa ryose ribereye mu rugo, kabone nubwo haba hari umukozi, uwo mwana w'imfura ari kubibazwa, ibyo bariya bakoze biriya ureba he, kandi wenda abo bantu baramuruta, ugasanga ari kubazwa ibintu by'abandi bantu. Ikindi wenda tuvuge nk'umubyeyi w'umumama, ndacyari ku mumama ndamwibanzaho bumbabarire, nk'umubyeyi w'umumama, iyo aciye nk'ahantu bakamubwira ngo ese uzi ko umwana wawe twamubonye agenda nijoro, wenda yari ari kumwe n'abahungu, mama we agitaha ntago arinda kureba ese koko ibintu bambwiye nibyo cyangwa ntago ari byo. Nukuza akabanza akamuhana, yamara kumuhana akamubaza niba byari byo, nyuma yarangije kumuhana, niba ari iyo nkoni yayiriye, niba ari ibyo kumubwira nabi yabifashe, atabanje no kwicara ngo yumve ese koko wari uri mu rugo, nyine kumuhana biramubangukira. Ugasanga rero abana b'abakobwa b'imfura akenshi babayeho mu buzima butari bwiza, abayeho asa nk'aho ahanganye na nyina. Ugasanga nyine umwana w'umukobwa akunda se cyane kurenza nyina. Si uko amukunda cyane, ariko navuga ko ari umuha keya cyane, kandi mu by'ukuri uwo mwana yavutse aharawe, yavutse yitaweho kurenza abandi. Yewe niba uwo mwana w'imfura yaragiye abona amasererake, ibindi bya bintu umwana nyine abona by'ingenzi, reka mvuge gutyo, nk'umwana wa kabiri wasanga baramuhaye igikoma, bakavuga n'ubundi intungamubiri ziri muri sererake zirangana n'iziri mu gikoma kivanze neza, fata igikoma. Ariko ugasanga uwo wa mbere barabimukoreye byose, ugasanga yewe iyo myenda myiza barayimuguriye, yewe ni nawe babanjije, ariko ugasanga akantu ko niba navuga kumutoteza, niba navuga kumwikoreza ibintu, inshingano ziremereye, ntabwo nzi ukuntu ndi bubyite, ariko wakwibaza ngo ese koko niba ari ukurera umwana uzavamo umugore w'ejo hazaza, niba ari ugutoza umwana gufata inshingano, kubera iki barumuna be bo badatozwa gufata izo nshingano ko n'abaraba igihugu? Ubwo rero muri komenti muze mumbwire, munyandike. By the way, njye ntabwo ndi imfura, ndi kubivuga nyine nk'umuntu wabibonye, cyangwa se wakoze ubushakashatsi butoya, reka mvuge butoya, nkabona hari ukuntu abana b'imfura barererwa mu bikomere bya ba nyina, cyangwa se barererwa mu bikomere by'imiryango, cyangwa se bakarererwa, niba ndi bubyite ibikomere by'abaturanyi, noneho bakabyangirikiramo. Urugero, wenda umubyeyi wawe w'umumama aciye ku baturanyi, asanze umwana wabo wenda bitagenze neza, yatashye nijoro, reka tuvuge gutyo, yatashye nijoro, cyangwa se yatwaye inda mu buryo batazi, mu buryo butateganijwe. Umubyeyi arataha, bya bindi byose yabonye ku baturanyi akaza akabishyira ku mwana we, akamubwira ati dore musigaye mutwara inda, dore bambwiye ngo bakubonye mu muhanda, kandi wenda ntiwagiyeyo. Ugasanga uri kuzira ibintu utazi, utamenye, kubera niba navuga ngo ni pressure y'ababyeyi, niba navuga ni ry'abaturanyi, noneho agize uwo mwana yagira nk'ibyago mu muryango, haba harabayemo nk'icyo kintu cyo kuba hari ukuntu abana b'abakobwa bitagenze neza, akumva ko nawe ari uko.
ukabaho muri icyo gikomere cy'abo bantu utagizemo uruhare, ndetse rimwe na rimwe bikaba byakwangiriza ubuzima mu buryo bw'amarangamutima, ugasanga ntago akenshi ubundi byakabaye byiza umwana w'umukobwa yisanzuye kuri nyina akamubwira ati mama nahuye n'umuhungu byagenze gutya, mama nahuye n'imbwa mu nzira, mama akaba inshuti yawe ya hafi ku buryo na bwa busa azabukubwira. Ariko mu gihe uzamwereka kuri intare ukamwereka ko utinyitse, cyangwa se mu gihe ababyeyi babereka ko ari intare, reka mvuge kuko sindagera kuri conclusion, ababyeyi bari kwerekana yuko ari intare, niho usanga nyine umwana akeneye n'iyo kotegisi ntayimwake, ugasanga avuyemo indi mico itari myiza, wenda n'uwo mupapa wagira ibyago yaba adakunda kuba mu rugo bikaba ibindi. Ndagaruka mu kanya. Nagarutse rero nanone, reka nkomereze aho nari ngeze. Abana b'abakobwa b'imfura mumbabarire, nabibanzeho cyane, ariko mumbabarire kabisa, mumbabarire. Mu kanya turaje dushake conclusion nziza, abantu bandike muri komenti tubone icyo muri kubivugaho, ese koko nibyo cyangwa amahoro yaribeshye. Abana b'imfura nubona iki kiganiro mbwire niba ibintu ari byo, cyangwa se n'ababyeyi nabo batubwire nta kibazo muraba mukoze. Hari akantu rero kandi hari ukuntu ababyeyi baba bahanganye batumvikana, bijya bibaho mu miryango, hakabamo amakimbirane mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga wa mwana w'umukobwa ari kubiryozwa cyangwa se ari kubirenganiramo, ugasanga niwe ubaye victime y'ibintu uri gupfa n'umugabo wawe, ugasanga wenda baraye barwanye se cyangwa hari ibintu batumvikanyeho, mu gitondo kare rwose uwo mukobwa wawe akaba arakabonye, ukaza ukamutura wa mujinya se cyangwa ukamutura wa mubabaro wari ufite kubw'ibikomere, navuga kubw'ibikomere byawe. Hari n'ikindi kintu cy'ukuntu abakobwa na ba mama wabo ntago bajya babashima, wenda ngo baze bavuge ngo uyu munsi wakoze neza, uyu munsi wagize neza, uyu munsi wakoze ibintu byiza. Akenshi bahora babereka yuko ari abanyantege nkeya, bahora babereka yuko hari ahantu bataragera, bahora babereka yuko hari ikintu kibura. Yego nibyo mu rwego rwo kumutiva umwana, ariko wakwibaza ese ko barumuna babo bashimwa bakora ikintu bakababwira ati wakoze neza, cyangwa se ukumva umukuru bahora bamwereka ko barumuna be bamurusha ubwenge. Ni ukuri muze kumbwira, ndabinginze muze kumbwira, kandi ntihagire umuntu ntera amabuye, ni icyegeranyo cyanjye ngewe ku giti cyanjye. Hanyuma rero reka tujye ku bahungu. Nakomeje mvuga abakobwa, reka tujye ku bahungu na ba mama wabo. Iyo abaye imfura y'umuhungu kuri mama we, reka tuvuge kuri nyina, akenshi baba bafashwe neza, baba bafashwe like nka basi. Akenshi usanga nyine niyo beretswe amakosa abahungu bakoze, ba nyina beretswe amakosa y'abahungu babo, akenshi ntibayemera, barayahakana, ntago ari we, ntiyabikora, kugira ngo abyemere bisaba kuzana ikintu bisi bizibiti, niba ari ibimenyetso ibizibiti, ushobora kuba iryo jambo wenda hari rikomeye, ibimenyetso vati wenda uyu mwana yateye amabuye ahangaha mu baturanyi, koko yateye amabuye, n'umwana ashobora kubyemera, mama we ntabyemere. Wakwibaza kubera iki umukobwa kumuhana byihuta, cyangwa se ukanamuhana atakoze n'ikosa, noneho ku muhungu hakabaho guhakana cyane, hakabaho kumuhakanira, kumushyigikira, kumwapreshya, wakoze umuhungu wanjye, aho uri hose ukavuga umuhungu wawe, kandi umukobwa utamuvuga. Katujye kuri basi ise ku mwana we w'umuhungu w'imfura, nawe biba byabaye opozi kuri mama we. Iyo wenda abwiwe nk'amakosa y'umuhungu we, bakamubwira wenda
umuhungu wawe yarwanye mu nzira. Ndi gutanga urugero rwo ku bana batoya, rwo ku myaka mitoya abana bakirwana bibaho. Wenda umuhungu wawe yarwanye mu nzira, papa we ataramenya uko byagenze, ataramenya niba ari byo cyangwa atari byo, araza agahita amuhana. Kuri ba babyeyi wenda bakunda guhana, hari wenda bahanisha ibiganiro yego by'iki gihe, ariko kera tuzi ko abana akanyafu kari ngombwa, reka mvuge gutyo. Iki gihe ngo akanyafu ntago kemewe, ariko icyo gihe ugasanga papa we cyangwa se aje ntiyitaye kumenya ngo byagenze bite, uwo mwanya ahise amwadukiriye, wenda aramukubise cyangwa amubwiye nabi. Wibuke ko ku mukobwa ikosa ry'umukobwa wa se ntago ribaho, no gusanga nyina ari kumuhana ni ikosa, no kumubwira ati uwo mwana ubumuhora iki, ubwo baba banamubeshyera. Ni urugero. Ariko ku mwana w'umuhungu araza akamukubita atanabanje kumenya ese koko ibi bintu nibyo, atabaje no kumubaza ngo byagenze bite, akaba aramuhanye. Ibi bintu mwebwe mubona niba koko ari byo, mubona biterwa n'iki? Ku buryo nyina amera nkaho ahanganye n'umukobwa, ise nawe akamera nkaho ahanganye n'umuhungu. Ntago ndi kuvuga guhangana byo guhangana, ariko basa nkaho ntago baba bari inshuti. Reka nkoresha iryo jambo ryiza, ntago baba bari inshuti ku buryo nyine amukunda, avuga ati ni we inshuti yanjye ya mbere, n'umuhungu avuga ati papa wanjye ni we inshuti yanjye ya mbere. Ndi kuvuga mu myaka mitoya, navuze nko guhera mu myaka 7 umwana atangiye guca akenge, kugera ku myaka umwana arangije segonderi, kuko iyo bakuze birahinduka ndabizi. Ariko wakwibaza biterwa n'iki muri iyo myaka yabo mitoya, cyangwa se yo hagati mu bugimbi no mu myaka yo gukura? Biterwa n'iki kugira ngo umukobwa ase nkaho atumvikana na nyina? Si ukutumvikana komuteri, ariko babe batari inshuti. Noneho n'umuhungu bigende gutyo, mwaza kutubwira, mukatubwira wenda umuntu waba afite amakuru arambuye, nubwo nanjye ndi bubabwire ibyanjye, ndi bubabwire icyegeranyo cyanjye nakoze, mbabwire uko nabitekereje, mumbwire ese nibyo, cyangwa se wenda twungurane ibitekerezo. Ubwo rero muri make, ubwo navugaga yuko abana b'abahungu baba inshuti za ba nyina, abana b'abakobwa bakaba inshuti za base. Ugasanga kenshi na ba nyina iyo bari kumwe n'abandi badamu ari kwivugiraho umwana we w'imfura w'umukobwa, apana w'umuhungu, kumva niwe ari kwivugira, ku buryo rwose ugasanga nyine ni inshuti ye cyane. Biterwa n'iki? Ndaje noneho tugere kuri conclusion, ariko muri iki kiganiro dufitemo n'umutumirwa w'umwana, ni imfura, atubwire bimeze bite. Ubwo ni nka, niba navuga mu bintu by'ubwarimu bavuga ngo ni teaching aids, nubwo wenda teaching aids itaba ku bantu cyane, ariko ni umwana w'imfura, atubwire we ukuntu byari bimumereye. Ntago nakusanyije amakuru y'umwana umwe, ahubwo nakunze kugira inshuti z'abana ba mbere, aho dutuye narabibonaga, ku buryo rimwe na rimwe najyaga nibaza se ni mama we umubyara. Ubwo reka mvuge ku bana b'abakobwa wenda, kuko wenda aribo nakuze turi inshuti, yaba ari mama we umubyara. Nkura na dute ivuga ngo abana b'imfura cyangwa ntago ari aba mama wabo. Njye nababwiye ko ntari imfura, njye ntago ndi imfura. Ndaje mu kanya rero tugere kuri conclusion, turaba dufite n'umutumirwa. Murakoze. Rero ngarukanye n'umutumirwa wacu, watangira utwibwira. Murakoze, nitwa Umuhoza Sandrine, mwakoze kuntumira. Umuhoza Sandrine gusa? Vuga amazina yawe yose. Ni Umuhoza Sandrine, nayo ngayo niyo mazina yanjye. Uri umwana wa kangahe iwanyu? Umwana wa mbere, ndi umwana w'imfura. Rero Sandrine agiye kutubwira muri make ubuzima bw'abana b'imfura. Nyine bikurikije nawe wenda uko byari bimeze mu ncamake, atubwire byari bimumereye gute. Wowe byari bikumereye gute
kubura umwana w'imfura mu rugo, uri umwana wa mbere, uvutse baguharaye cyangwa se si uguharara kwa uvutse bagukunze cyane, urezwe n'ababyeyi, byari bimeze gute? Ubundi muri make ko kuvuka uri umwana w'imfura, mbere na mbere nyine ubundi ni ibintu byiza kuvuka uri umwana w'imfura, nyine y'uri uwa mbere ubona urukundo, navuga ngo ni rwinshi cyane, yaba urwo muri famiye mo imbere cyangwa se nyine no ku babyeyi bawe. Ariko nanone nyine akantu nyine abana b'imfura tujya duhura nako, cyangwa se abana b'imfura benshi n'abari kutwumva muraza kureba ko nyine bihura. Nyine hari ukuntu abana b'imfura nyine dukura nyine tumeze nk'ababyeyi bandi ba kabiri muri iyo famiye, like nk'iyo hajemo nyine abandi bana ugasanga nyine ufite barumuna bawe umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ugasanga nyine noneho bivuyeho kuba uri imfura, ahubwo nyine ubaye nawe undi mubyeyi muri iyo famiye. Nyine ugasanga ufite inshingano nyinshi, sometimes zishobora kuba ziri hafi yo kwegera n'iza mama wawe cyangwa se zinanaziruseho. Ariko nyine ukabona, tutavuze ngo ni imyaka cyangwa iki, ariko ukabona nyine umwana w'imfura atangira gufata inshingano kare, kandi nyine ugasanga niba ufite nka murumuna we mukurikirana umurusha nk'imyaka 2, ugasanga nyine uwo murumuna wawe muri ya myaka watangiye gufatira inshingano, so umurusha imyaka 2 w'imyaka nyine arayigeza, agakomeza nyine ari umwana, ni murumuna wawe, abavandimwe bawe ntago nyine bitwa abavandimwe, ubwo uba umeze nk'ari uri mama wabo nyine, cyangwa se niba uri umuhungu uri papa wabo. Ni ubwo buzima bw'abana. Hari akantu nigeze kubona ku ma WhatsApp gasirikira kavuga ngo ubundi ngo abana b'imfura ngo mwigize ibiki, niba warakabonye simbizi, ngo abana b'imfura ngo mwigize ibiki, ngo mwigize abantu ngo bazi guhana, ngo uciye ahangaha ngo urakubise. Ibyo bintu urabivuga yeke, uremeranya n'uwo muntu? Ibintu byo guhana ubundi nyine abana b'imfura nyine nanone bituruka kuri izo nshingano tuba twatangiye gufata. Ufata nyine inshingano zo kurera, nyine already nyine umeze nk'umubyeyi. Akantu ko gutegeka cyangwa se kuyobora kaba katurimo nyine, kubera gukura nyine uri umuyobozi, ukura ari we nyir'urugo, cyane nko ku bantu nyine ababyeyi baba batirirwa mu rugo, tuba turi ba nyir'urugo. Ugasanga nyine abana niwe bari kuri wowe, ugomba kumenya ngo umwana yakosheje ukamuhana se, ukabona kagakusa utari buregere mama. Bivuga ngo ako kantu abo bana birwa bavuga, cyangwa se abo bantu birwa bavuga ngo bigize ngo abantu ngo baba mama ngo ba kabiri, ngo bigize abantu b'ababyeyi, naho ngaho gaturuka. Yego, kuko iyo uri mu rugo umwana agakosa uramuhana nk'umubyeyi. Ngaho tubwire rero, ese ubona ari byiza? Ku ruhande rwanjye njyewe nyine nk'uko nababwiye nyine ngiye bundi ndi imfura, kuri njye ntabwo byigeze bimbangamira cyane, cyangwa se ngo mbifashe nk'umutwaro. Gusa nyine rimwe na rimwe hari ukuntu narebaga ngo se ubundi kubera iki nyine ibintu byose ari njyewe biriho. Gusa ntabwo byigeze bimbangamira cyane ngo mbitindeho cyane, ahubwo nyine nabonaga ari ukuntu mu rundi ruhande nyine biba ari byiza. Wiga nyine kubaho ufite inshingano hakiri kare, ugasanga ku buryo niyo ugiye mu bundi buzima hanze, bwa buzima wakuriyemo nyine umeze nk'umubyeyi mu rugo, n'ubundi uragenda ukabubamo bigakunda, nyine ugahora nyine uri umuntu nyine ufite inshingano, uzi kubana n'inshingano kandi ukabibamo neza. None hanyuma ikibazo kimwe nibajije, ko bagutreatinze nyine kuba umumama kare, kamvuge gutyo, cyangwa se bakagutreatinga undi muntu utari uwo nguwo w'uwo mwanya kare, abo barumuna bawe bo ntago bari bakeneye gutreatingwa nkawe, cyangwa se ntago bari bakenewe gutozwa nkawe? Nabo baba babikeneye cyane. Gusa nanone kubera ko nyine ubusanga wowe warabyigishijwe, warabitojejwe n'ababyeyi, ariko bo baba bagomba kubitozwa nawe. Kuri barumuna banjye tugiye kuri urwo ruhande biterwa nyine na mukuru wabo bafite uko ameze, cyangwa se na musaza wabo, cyangwa se mushiki wabo mukuru uko ameze. Hari umuntu n'ubundi uba wifitemo we muri we kurera nyine, ubundi hari ibintu nyine tuvukana, ari nka karagiteri tuvukana. Iyo byifitemo nyine uri umuntu uzi kurera, ureke bya bindi nyine bakubwira ngo urarera cyangwa ugira uti. Barumuna bawe nabo ufite ukuntu wabarera nyine, nabo bagakurira muri iyo ntuze, bakora abantu
bazi gukora inshingano zabo, cyangwa se abantu bafite nyine inshingano. Ariko nyine nawe uri wa muntu nyine uvuga ngo ndabatwara gutya mbatware kuno, ntubibatoze nk'uko nawe wabitojwe, cyane cyane ko nyine ubusanga ababyeyi bawe nyine basa nk'ababagushyize mu biganza nyine ngo bakuze kushaka, bitewe n'uko uteye nabo niko bakura. Gusa nyine kubikenera baba babikeneye nyine, kuko umwana wese iteka n'iteka mama muzatandukana, n'ubundi nubwo uri mu rugo bakuriye ntabwo uzagumana nabo, ahubwo nyine nabo baba bagomba nyine kumera nkawe, mwese mukamera kimwe. Hanyuma kankubaza akabazo gato, waba warabanyeho n'ababyeyi babiri, papa na mama, hanyuma byari bimeze gute ku ruhande rwa papa no ku ruhande rwa mama? Mu magambo make wenda hari kugira ngo tutaza kurambirwa abantu duteze amatwi. Abana benshi n'ubundi atari no kumfura gusa, usanga nyine ku babyeyi hagati ya papa na mama, abana benshi bikundira aba papa wabo, ab'abakobwa b'abahungu. Ku bana b'abahungu nyine twe tuzi ko nyine abana b'abahungu ngo ni abamama wabo, abakobwa bakaba basi. Ariko njye bitewe n'ukuntu nabibonye, usanga nyine umwana wese nyine umuntu abona cyane mama we, kandi bahura ahana nyine, ugasanga uri guhura na mama we agwana guhana. Ariko nyine papa ni wa muntu uba utirirwa mu rugo, yaza akaza ari wa wundi azanye akamvirope abahereza. Nyine akenshi abana babana na ba papa wabo, ako kamvirope kaba karimo iki? Nyine kakamvirope ugasanga afite nyine nk'akamvirope karimo utuntu nyine turi aho ngaho akabahereza muhura gake. Muhura gake. Ariko ugasanga mama murahurira mu ikosa, arakubita, arakubwira nabi, ugasanga abana babona ko nyine papa ari urenze kuruta mama, kubera ko ntabwo bahura muhana, n'ubwo afite akanamuzana akamuhereza. Waba warigeze kugira amahirwe yo guhura n'umuhungu cyangwa se kumenyana cyane n'umuhungu w'imfura cyangwa muturanye? Uri kumva ibyo uzi n'ibyo ku ruhande rwawe nk'umukobwa wakuzwe nyine uhabwa inshingano, yego, kandi uhanwa cyane kurenza abandi. None waba waragize amahirwe yo kumenya umuhungu nanone w'imfura ngo tubwire uko yari abanye na mama we cyangwa se? Yego. Byari bimeze bite? N'ubundi biba ari kwa kundi usanga nyine umubyeyi w'umumama uvuga ati umuhungu wanjye, wowe ni nkaho ari we papa hano, ni wowe mugabo, niwe mugabo wundi. Igihe nahari urugaba ari urwawe, nibyo ngibyo n'ubundi bya bindi byenda byisubiramo. Hanyuma se agahanwa kimwe nka wa mwana w'umukobwa, cyangwa usanga nanone se ari uza bashotana imigeri? Ubundi iteka ryose mu rugo habaye ikosa, harimo abana nyine harimo umukuru, mbere kundi haba ari we warikoze cyangwa atari we, mbere yuko warikoze aribazwa, bibanza kubazwa umukuru, se byabaye ureba hehe? Ubu hari ubudahari? Ubudahari, ibi byabaye gute, byagenze ute, wari urihe? None se ko hari, niba navuga ubushakashatsi butoya nakoze, nkasanga hari abana bimwe byangiriza amarangamutima, nk'abana b'abakobwa bagakura bumva yuko badakunzwe na ba nyina, bikabatera kuba bajya mu yindi mico, like bakaba batwara n'intuza, wenda bakaba bajura, tuvuga urugero, kuko wenda babuze urukundo rw'umubyeyi w'umumama. Urukundo ndi kuvuga si uko ruba rudahari, ndi kuvuga rwa rundi abana bageze mu gihe cy'ubwadolesa baba bashaka, kwa kundi uri bumwumva ukamushyigikira wenda mu bintu bimwe na bimwe, akubwira ati mama ngiye gukina umupira, ukamubwira ati yego genda wenda ubanguke, atari bya bindi byo kumubwira ngo hoya nta hantu ujya. Akenshi tubwire nyine ukuntu wowe ubibona gute kuba umubyeyi w'umumama, yego, yafata koko, ubibona yuko afata kimwe imfura ye y'umukobwa se, cyangwa n'ahandi bafite imfura y'umuhungu, abo bana bafatwa kimwe kuri ba nyina? Ubundi mbere na mbere tugiye ku imfura nyine iteka ifatwa nk'umwana nyine ukwiriye gutizingwa nk'umuntu mukuru uko yaba angana kose. Birakwiriye se? Kandi tubonye yuko hari bamwe bigiraho ingaruka, bigatera ibibazo bimwe na bimwe mu buzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo ingaruka nyine ntabwo zabura, kuko urumva nyine ibintu bifite ingaruka mbi ntabwo twavuga ko bikwiriye. Ariko nanone ku rundi ruhande nyine abana baba bakwiye guhabwa nyine
abana bakuru baba bakwiye gutozwa nyine kwita ku bandi mu gihe abandi badahari. Ntabwo nyine nk'urugero nyine hari abana babura ababyeyi baba bakiri batoya, uwo mwana w'imfura iyo yabitojwe nyine agatozwa kwita kuri barumuna be hakiri kare, nyine niyo icyo kibazo kibayeho usanga barumuna be nta kibazo bagize. muri makeya abo babyeyi baba bari kumubonamo undi mubyeyi ushobora gusigarana barumuna be. Yego. Ubwo wowe azi conclusion yawe, ubwo uri kuvuga yuko ababyeyi baba barebye kure bakareba ko bashobora kuba batakiriho, bakababwira kugira ngo noneho bakamutoza kuba umubyeyi ngo asigarane barumuna be. Yego. Hanyuma se uwo mukuru wabo wabaramutse atabonetse kandi abo bato nabo batarabitojwe, ibyo nyine nibyo navuze kare, biba biterwa nawe nyine uko ameze, ko yatiritinze barumuna be. muri makeya tubyanzure kuri wowe, tubyanzure umwana w'imfura barumuna be bagomba kuba bari ku mutwe we, akabaha ikinyabupfura, akabahereza bya bindi byose nabo ababyeyi be bamuhaye. Ikintu kimwe kiriho ni uko wenda byakorwa, ariko mu maso ya barumuna be nyine ntibijye bikorwa ku buryo bigaragara ko nyine uwo mwana nyine muri barumuna we, wenda akabitozwa nyine nka mama we akagenda akamuganiriza akamubwira ati ugomba kujya ufata barumuna wawe gutya, hanyuma mu gihe bari kumwe akabereka ko nyine abafata kimwe, bose bangana, ibyo nyine ari bubaze umwe aribyo n'undi agomba kubaza. Urabivugaho iki ko ababyeyi bamwe ashobora kugenda umwana umwe afite imyaka 12, undi afite 11, undi afite 10, yego, akaza umwe akamuhereza gukoropa, undi akamuhereza gukubura, undi akamuhereza guteka, uwa 13 akamuhereza wenda n'uwo murimo usa nkaho ukomeyemo kuko wenda barusha imyaka, yarangiza akabikora vuba, barumuna be wenda ntibakore ibyo ngibyo, ntibakore ibyo babasigiye. Wa mubyeyi yaza ntabanze kubaza barumuna be kubera iki mutakoze ibyo nabasigiye, akajya kuri wa mukuru wabo, kuki mutakoze ibyo nabasigiye kandi umurimo we yahawe yawukoze, yanawurangije kandi yawukoze neza. Ahubwo barumuna be nabo nyine ntibabikoze, bakazaho kugira ngo wenda babanze babaze barumuna babo kuki mutakoze ibyo mwasigiwe, ahubwo bakabibaza umukuru. Urabivugaho iki? Oya, ibyo ntabwo ari ibyo. Niba icyambere umubyeyi yakoze neza nyine asiga bagabanyije imirimo, ntayisigiye umwe, ubwo nasanga hari ibitakozwe, ibyo bitakozwe nyine abibaze uwo yabisigiye, amaze ati kuki utakoze ibintu byawe, wenda icyo yabaza mukuru yavuze se kuki utabibukije, kuko nyine hari igihe abana baba banarutanwa uko nguko, barutanwa iminsi mike cyangwa imyaka mikeya, banapinganamo, ugasanga barapingana. Rero aho kugira wihutire kubaza wa mukuru nyine ukamubaza ibyo utamusigiye, ahubwo baza wundi wasigiye, ati niba wamusigiye gukoropa ugasanga hadakoropye, mu rwego nabo rwo kubatoza iki inshingano. Sandrine Umuhoza rero arakoze cyane, turamushimiye. Ndaje gato nanjye mbabwire tunatanga conclusion kuri iki kintu. Mwakoze. Nagarutse ngo dufate umwanzuro ku kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu cyavugaga umwana w'imfura, ab'umukobwa cyangwa umuhungu. Mw'abantu mwe b'Imana rero, njyewe ku bushakashatsi bwanjye nakoze buto, navuze ko ari buto, ntago ari ibintu bigari wenda mvuge ngo nagiye mu mashuri ndabyiga mbona PhD, oya. Ariko ubushakashatsi bwanjye buto nakoze nuko nabonye abana b'abakobwa b'imfura cyangwa b'abahungu, ntago bingana umurindi cyangwa ntago binganya imbaraga. Nabonye ku bakobwa ariho bisa nkaho biba bikabije, ndetse kandi bikabagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'imitekerereze. Ariko abahungu bo ntago bikabije cyane, nubwo nabo bibaho, ntago bikabije cyane. Hari umuntu twahoze tuganira w'umuhungu arambwira ngo hari ikuntu ngo papa we yatahaga, ngo kuko yarazi ko akubagana, ngo akamubwira ko ngo ngenda bizi neza wakubaganye, akamukubita atanabizi ko yakubaganye, ngo cyangwa ngo ndabizi ngo n'ejo ngo uzazerera, akamukubita inkoni z'ejo. Wenda wasanga byari blague simbizi, ariko bijya bibaho. Hari imiryango bibamo, ari nayo mpamvu numvaga nanjye natanga hari wenda igitekerezo cyanjye, niba nakita igitekerezo, niba nakita inama simbizi. Mu by'ukuri dukeneye kurera abana b'abakobwa
cyangwa se b'abahungu turerera igihugu ndetse n'Imana muri rusange kuko ariyo yabaduhaye. Ariko nanone ku giti cyanjye twe kubaha inshingano zibaruta, tubahe inshingano zijyanye n'imyaka yabo. Ikindi kandi niba umwana avukana n'abana 4, gerageza buri muntu wese bitewe n'aho ageze, umutreating bitewe n'aho ageze. Umwana ye gufata risque y'abarumuna be, ngafate risque y'abakozi. Afite imyaka 10 ngafate risque y'abashyitsi baje iwabo, ibintu byose bimujyeho atazi uko byagenze, wenda hari n'ibyakozwe adahari. Rero mu by'ukuri abana especially b'abakobwa tubakunde, tubereke urukundo nk'abamama. Cyane cyane bigorana ku bamama. Abapapa bo urukundo rw'abakobwa rurihuta kuri bo, niko nabibonye, ntago barwinginga. Ariko abamama, abantu bafite abana b'abakobwa, nanjye mfite umwana w'umukobwa w'imfura, abantu bafite abana b'abakobwa mugerageze mubumve, mubabe inshuti zanyu, bahabwe ibingana n'uko bangana, be kwikorezwa imitwaro. Nakunze kugira inshuti z'abana b'imfura, ariko njye ntabwo ndi imfura nabibabwiye, nkajya mbona ubuzima bari babayemo kera icyo gihe, ni nabwo bwanteye kubitekereza cyane, kuko najyaga mbabaza ese bariya ni ababyeyi banyu, uriya ni mama wawe? Nkabona nyine ukuntu ari kumubwira, nkabona ukuntu wenda atanamwicajije ngo baganire, nkabona ukuntu barumuna be bangana cyangwa barutana igihe gito y'imyaka 2, umwe, nkabona ukuntu bafatwa, nkabona biratandukanye cyane. Ikintu rero naje kubona, hari ukuntu abamama, wowe wumva ko iyo ubyaye umukobwa uba wumva wahita umuhindura uwo ushaka akaba uwo mwanya, ukumva wamusimbutsa step, ukamusimbutsa ubwana, ukamusimbutsa ibintu byose, ukabimusimbutsa, ugahita umugira umugore, ukamuvana ku myaka 7 ukamujyana kuba manager w'urugo. Kubera iki? Kubera niba nabyita abamama dukunda kumva yuko ikintu ushaka uwo mwanya wahita ukibona muri uwo mwana wawe. Bingana n'abahungu nabo base, iyo amureba aba yumva yahita aba umugabo uwo mwanya, agahita yumva hari niba papa we afite inzu, agahita yumva nawe yakabaye atera intambwe mu kirenge cye ku myaka ye mike ya 10 n'ingahe, akumva yaba atangiye no kugira amafaranga, arakiga, akumva hari step yamusimbutse. Njyewe ukuntu rero mbitekereza cyangwa inama natanga, mureke abana batreatingwe bijyanywe n'imyaka yabo, abo umukobwa cyangwa umuhungu. Yego umwana arakosa, agomba guhanwa, agomba kuganirizwa, ariko hari igihe njya mbona rimwe na rimwe hajemo akarengane. Harimo abantu babasha kubisporta bakabicamo, ariko hari n'abandi babigwamo, bakabura urukundo rw'umumama, cyangwa se bakabura uko gushimwa, wakoze neza, wagize ubuhe, ugasanga bibaviriyemo imico mibi n'imwe, kuko babonye abandi bababwira neza, babashima, wowe mubyeyi utarabikoze. Rero numva n'ubundi ntabwo tugomba kurera abana b'ibigwari, nta nubwo tugomba kurera abana batazavamo ikintu ejo hazaza, ariko nanone twe kwangiza amarangamutima y'abana b'imfura. Njye ndi kuvivugira ku bana b'imfura, abandi bana simbizi, ndi kwivugira ku bana ba mbere, kuko nibo nabonye bakunda guhura n'icyo kibazo cy'uko bashaka gufatwa niba navuga bashaka gufatwa uko batari, reka mvuge gutyo, bashaka gufatwa. Niba umwana afite imyaka 15 ugashaka kumufata nk'inkumi yageze mu rugo, cyangwa se nk'umugore wageze mu rugo umaze nk'imyaka 3 ashatse, shaka kumva ko ari buheke uwo mwana, akamenya ko uwo mwana yariye afite imyaka 12, kandi nawe aracyakeneye urwo rukundo rw'umubyeyi. Yego nibyo umwana agomba gukora, ariko nanone mwongere mu bitekerezeho, abana b'imfura barahababarira mu bitekerezeho cyane. Ubwo haba ku bakobwa, habe ku bahungu, mu bitekerezeho. Noneho rero duhurire muri comment, mumbwire uko ikiganiro cyagenze, mumpe ibitekerezo ku kintu cyangwa se ku bushakashatsi bwanjye. Ese Aime Amahoro ari kuvuga ibintu bitabaho, cyangwa se
ibintu ari kuvuga nibyo, duhure muri komenti mumbwire, ariko usanze ari byo uri umubyeyi hindura, shaka ukuntu uba inshuti y'umwana wawe, umufashe bijyanye n'imyaka ye, twe kubikoreza urusyo cyangwa se twe kubikoreza imitwaro natwe abagore yananiye. Hari igihe wenda ubona hari ibintu biremereye, aho kugira ngo ubyikorere uri mukuru wumva bikunaniye ukabyikoreza umwana. Rero ubwo usanga bimufata ahindure, cyangwa se wenda usanga atari byo, nawe ni uburenganzira bwe. Ariko ibyo bintu nababwiye ko biba mu myaka iri hagati. Iyo umwana w'umukobwa amaze gukura abona yuko mama we atamugiriraga nabi, n'umwana w'umuhungu abona ko se atamugiriraga nabi, abona yuko ari neza nyine yamushakiraga, abona ko ari byiza yamushakiraga, ariko muri iyo myaka ntabwo biba byumvikana. Niho rero hashobora kuzamo ya makosa yose abana bakora, cyangwa se abangavu bakora, cyangwa ingimbi zikora, kubera hari wenda kutamenya, reka mvuge gutyo. Rero ubwo duhure muri komenti mumbwire. Murakoze, ciao ciao.